Ndi papa Sava. Oya, diaspora wanje we, diaspora wanje, diaspora. Diaspora wanje we. Diaspora we. Diaspora. Diaspora wanje nibishoboka ndamubona diaspora. Ninde wambwira diaspora ko mushaka we diaspora. Oya we. Ubu ngubu waretse gukomeza usakuza aho ngaho. Wanavuze. Oya ndashaka diaspora wanje. Diaspora. Ayiwe data we. Ubuse none na telefone yanjye nayibuze uragira ngo nkore iki? Diaspora wanje we diaspora. Diaspora. Umva nkubwire rero gitariro sibyo? Nana se no mu burubundi urapfa. Urambwira iki ko ninabona diaspora ndapfa bikarangira bakanjira. No biragenda. Ninamubona ndapfa agomba ze diaspora. Birega Suzanne n'umutabare hano byakomeye. Yaramutse neza. Gitariro. Urambaza iki? Ndashaka diaspora. None se wabyeyi we wakwihanganye koko ukareka no kwihamenya y'abasetsi. Nawe mama shunga wishinga hejuru. Ndashaka diaspora mumushake mumuzana. Ase mukecuru ntubona ko turi hafi n'umuhanda koko watuje. Hano sura muhungu aragenda ntiwamenya diaspora. Ubu se turamukura. Ndashaka diaspora. Ariko tuzavuga makeya tumuhige tumushake. None se mwagiye mukamuza ngaho ni mugere mumurebe mumunzani. None se turamushakira hehe? Ntabwo riri bureme. Ahari urahazi. Nyine diaspora ni akunda kuba kwa digidigi. Ni wabari ni mumubura kwa digidigi mumushakire kwa Gerard. Ahoze kwa Gerard ni mumubura mukomeze mutarase munzanire diaspora. Iki cyateye hanga. Niko mukecuru bite? Wabaye kihari. Ntabwo nkubu nimwumva ko mamushaka kamunani. Simwebwe munyicira urukundo. Ubu na kirimbuzi mwamubyutse mukaza kunshungera. Ngenda shaka diaspora. Wagiye kurebera kwa Tanazi. Wenda mubona ntabwo wamubyeyi kubona ushaje. Basi urwarira iyo ndege yawe ukayirwarira ba Mirisolisiyo bakamanza abo ngabo basezikeye kuko umwana ubyaye ubereye nyirakuru. Ngewe nkunda diaspora. Ntabwo nakunda Mirisolisiyo na Kamanzi ntabwo mbashaka. Ndashaka diaspora. Ako sereka mubaze nyiragitari. Mwe muranga mujye kumushaka. Ubwo ahantu hose ndahirukanga umwanya umwe genda yamukura akunda gukina dame kuko iri alimentation mutamubona n'umubura ugurarebera kwa Tanazi no kwa Digidi bose mubwira ngo uramurebera haryo bwa hafi ntiri kwa Tanazi urabanza kwa Tanazi uje kwa kuri kakabari ko kwantuza kwa ariko wa mugabo yitwa nde mushyashya wimukiye hano he ariko buryo no kuri alimentation none urabona bibiri bureme nyine nagire vuba ariko re niyo nagenda nawe mukeke genza make ariko kubera nyine nawe wivuza induru neza kuvuza induru niko kumura Masava icyo nibaza aho agiye naho mwamusize naho mwamutumye nese murabizi ko ari bunazi umuntu araje avuza induru ariko kwiki ko diaspora mukunda nkuzapfejo ndaryama sinzinzira naburi bitotsi ijoro rikanyera hejuru ndashaka diaspora narababwiye ngo abantu bararoga ariko barongi ko diaspora mukuru mujya kumbwira ngo Mirisolisiyo na Kamanzi ntabwo mbashaka ndashaka diaspora wanjye hano bagiye gutambuka ababyeyi bagenzi bawe hepfo ngaho ku muhanda bagiye mu nama baraje bagushinyike baraje bagukwene baraje ariko urashaka iki wamugore wa kirimbuzi ubundi urashaka ubundi sabira kure maze ukarwara umva kwa rukecuru nago nazana igiti
nagubyesura Wowe bikagushira ntabwo ushaka gushingana wowe cyangwa nagukundana wowe urabona nawe uragira ngo umusaza kurushaho zamuka ujya ku kazi musaza kangahe zo nari muzima uyu musaza mba n'umwihorere nibyo ari kwigira abantu urashaka iki kujya Diazi reka nkwereke ifoto Diazi mbona Ngiye kumwereka. nta foto ndashaka Diazi mbona Wumva nabi. Diazi mbona ariko reka mbaze gitari uri ukuri gusa kuri sawa Diazi mbona we Diazi Diazi mbona Diazi mbona ndashaka Diazi mbona ndashaka Diazi mbona ndashaka Diazi wese kandi yafashe ibyateye ahangaha karabaye na n'ubu ntara ngo ni diyarida mumuhamagare mukanya ari kuba diyari diaspora nzi cyangwa n'undi muntu ariko Mumuhamagare. Diaspora. uyu mukecuru yarashaka namugiriye inama iyo agiye iyo arwara inda agiye muri solisiyo ari kuba yamubonye ariko kubera iki kamanzi wari kumubona Ari amazu. sezikeye wamubona wamushaka Diaspora ubundi wamushaka Ahura Ye n'iyi. Diaspora niwe nshaka uramushaka nk'umugabo wawe uramushaka nk'umukunzi ndamushaka nka jeri wanjye ngo umumaze iki se? ndamukunda byasaze ndamukunda Diazi wamubonye yamubaza iki nakubwiye ngo ikimanu ndongera kukubaza yakuza n'umunyu wo kongeramo yakuza n'umunyu wo kongeramo niko gitari diaspora musaje wamugira ute yasize indabyo nziza Diaspora we ndashaka Diaspora ese ubundi basanzwe bakunda njye mfite ikibazo we waje mbere basanzwe bakundana Diaspora yakwiteza inkende yamubesha urukundo uri muri te dore abantu batangiye guhurura waramutse dati susa afite ikibazo bigize kujya Diaspora ariko ubundi murashaka iki ko nababwiye ko nshaka Diaspora cyangwa neza Mbese bitari cyo murabaza Diaspora yakubesha urukundo musanzwe mukundana nuko wagutse ukumva byajaguye byagenze ubundi se urashaka cyangwa ndi mu rukiko urambaza ushinzwe iki wi sevure wi njyewe ndashaka Diaspora vraiment atwa akoze Suzanne ndashaka yamuze diaspora we ndamushaka igihe yagendeye wajya turetse kumushakira kungambanira Diaspora. ubu Diaspora ntabwo aramenya ko mushaka cyangwa agende mwishakire imana ishimwe dore Diaspora dore yaje. diaspora araje dore diaspora araje ngaho tuzi twese ceceka I love you. Je t'aime comme ça. comme ça Mimi nakupenda sana. Baby, mufashe ibiki mwaba sweetheart. My love. shamureke guseka mari umukecuru yabonetse gera ibintu Mimi byawe mani nakupenda. Mimi nakupenda sana. unagira ute Sweetheart. Je t'aime. I love you. toka kwa jina la Yesu utangwaho izina rya Yesu watuvuriye umwana ariko uwe mwana mbavurira ese wamuvuye ese umva mubwire Diaspora ariko reka ndakwinjiza mbabaza niyo mpamvu naje kugushaka sibyo tubabarire basi niyo wamubeshya ko umukunda ariko rwose amahoro reka mbabwire ikintu basi reka wewe amva mbabwire reka mbabwire ikintu kimwe ariko bite ngo iki ngo iki Ndagukunda. inde ngonde Diaspora. Ndagukunda. Umva mukunda muzapfe. Ndakurota sinzinzi. Ndaryama nkabura ibitotsi. I love you. ase ubu ntubona ko mfite n'isesemi mu maso ariko Suza tuvugishije ukuri ukuntu muruto yari ahantu warunzanye muri iri rimara rwose Diaspora rwose reka nkubwize ukuri ngiye nabonaga uyu mukecuru arembye rwose yavugije induru tubona agiye gusara turavuga reka nze nkushake noneho turebe byibura niyo wamubeshya ko umukunda ariko umutima ugasubira mu gitereko ubu se wowe urabona bidase ku karubanda niyo mpamvu naje kugushaka nyiragito ninde wakuroze Ntawe nukunda. barakunterekereye barakunterekereye mbwira abazimu b'iwanyu barakuntumye Oya nuko ari njye ugukunda. wowe urankunda unabizi ko mfite fiyanse
ibya fiyanse ntabwo byavamo ndagukunda. ngo ibyande ibya fiyanse ubyihorere kuko ngewe nkukunda. Ndagukunda pe, nakubonye bagura isanduka yo kunshyingura. Nakubonye napfa. utambonye wapfa. Napfa. reka mbabwize ukuri n'ikindi gihe namwe mwese tuziranye mutazongera kuzana mukunzana muri ubu bugoryi. muri kunyumva? nashake yiyahure yaboroga ataboroga, nashaka apfe. muri kunyumva? reka n'uwarya imbwa yarya inzungu mwana. ndabeshya sasa, ndabeshya mire, ariko niba ukuntu umudurutuye mwana. oya ndababujije. abashu muze twigendere rata. Sitashi twigendere. nta n'isoni ni diaspora haniya. Ubwo se ko kuragiye. toka pumbafu. None se si wowe wari wabimbwiye. nkubwira iki? wibeshye ukankurikira reka nkubwize ukuri wa mukecuru nakumena amashwari njyewe. cyane urukundo rwa ariko ridukubitira umwana. nakwica. Ndagukunda. muranzana mu bugore. Ndagukunda nkubuze napfa. Nkubuze byarangira. Nkubuze ni kwisha maneno. aha mbabari. None se mama sava. Ubwo bimeramera bite? Usigira ngo ndakubeshya. Ntabwo nkubeshya. Buriya njyewe mba mbona ari ukwangiza. Ariko uguza agasosi k'inyama karimo utunyanya. ntabwo uza Buriya agasosi. rero njyewe ndyohera iyo utwo tunyanya dutukura ntubona. ntabwo uza agasosi k'inyama noneho gakoreshejwe inyanya gusa. Reka ntabwo Njyewe umbabarira uva aha ngaha mpishije. cyo nkicaye aha. Rero ariko nabonye imitekere yacu n'iyanyu iratandukanye. ariko burya nuko dufite duteka ibiryo uturungo twinshi. birungo byashye. Njye buriya nagutekeye n'ibiryo. Ntabwo wakongera kurya ibintu byose wagiye. murateka. Mwiriwe neza. mwiriwe abana. Diaspora. okay. Ni karibu. mbonye ni sawa. amasava ameze ute? Ni amahoro umeze ute? yo dore wa mukecuru nkunda di. umeze ute? Uraho neza. yo nishimiye kukubona ni ukuri kw'Imana. ni ukuri uzi ukuntu ngukunda. nkunda ibintu ukora biranshimisha pe. ni ukuri ndagukunda cyane. yo ariko mumeze neza. ni ukuri ndagukunda pe. ndagukunda cyane. Mama sava nkora nkunda. umva se niko Kuko se buriya koko ujya ubitekereza wamuzaga ku mutima ukantekerezaho. Buriya nanjye nagukundaga ariko ngabura uko mbikubwira pe. Yawe ni ukuri uyu mwana ni mugatebye. ni ukuri ndagukunda. mama sava ko mbona se mutaracana ntabwo hatongera azana ihene. hatunye ntaraza ariko ibyo wari wambwiye nabimubwiye yabikoze. Nizere ariko ko agiye kuza. nizere ko ndibuze mu ba mbere. nta kibazo. ndaza mu ba mbere. si abantu wambwiye se bane? turi bane. nta kibazo. urasanga byatunganye n'ubundi ari mu nzira ko yaramamaga ariko agiye kugura ibirungo. oya nta kibazo. None se diaspora Karame. urahita ugenda se wakwiyicariye hano? oya mfite utuntu ndimo. niyo mpamvu nari nteremutse ngo ndebe gahunda natanze nimba iri kujya mu nzira. diaspora ahubwo rero reka dusubire. yego mama urakoze sava cyane. bikurikirane. ariko se koko diaspora buriya koko urankunda? barankunda. Bana we. ariko nawe ngera gitarura umuti w'amenyo. Ariko se we kwahise agenda se mama sava. yaje kureba niba komande yatanze iratangiye kuyikora. Mama sava uzi ukuntu uriya muhungu mukunda. Buriya nanjye yorosoye wabyukaga namukundaga. ni umuntu w'umubogari ukuntu ari ikiyobe yabuturi. ndagikunda nanjye buriya ndamukunda. ese usanzwe umukunda? Mama sava buriya wamfashe iki wamugaruye akabagumya. umukunda mu busanzwe? ahubwo buriya njya mufuhira. Yakada? iyo mubonanye na bwa sasa na bwa madudu nawe bundi mireye numva ngize mukushi. yego buriya sari bugaruke vuba kuko ndanaguma. araza nimugoroba barahagera hano saa 8. nimugoroba hose se mama sava. nise ko kuramukunda mbikugira. buriya nzamubwira nte ko mukunda mama sava wamumpamagariye akagaruka. njye mbijyamo. wabikora? njye mbijyamo.
diaspora ndamukunda nari narabuze umunsi wowe nabimubwira mbwira ngo bijyemo nakashi buriya naziguha ye mama sava uravugisha ukuri nyiragitari bino bintu nibyo yigiraga ni ikinamico ni imipango mwege mwarapanze imipango nyine ni ibintu twapanze gitariro n'ubundi ubu byamaze kujya hanze gitariro yarambwiye ngo akunda diaspora ndamubwira nti rero diaspora kugira ngo umubone urigira nk'ibi yari ari kwikora ubwo rero njye imipango yanjye yose nayikoze singuye udafise singuye Suzana diaspora ntugiye kumubona umuntu aha ngaha abantu ntibahuruye ibyanjye nabirangije gusa ikintu ukoze muri ibi byose ni iki none se niki ntakoze hari ikintu ubona gisigaye ntakoze icyo wantumye si diaspora ntiwamubonye ubu ku buryo mwifata abantu bangana gutya mukadukina mu mitwe twarangiza tukaza hejuru y'ubugoryi bwanyu koko wenda mutubabariye nuko mutuvumbuye ariko n'ubundi nibyo bigenda neza n'undi nari kubagura agafanta kuko mwatabaye hako kubera ko nyine ubwo twafashwe turagabana nyine amafaranga yari yampaye ubwo amafaranga yarangahe ndabaha 20 ntariba ariko ntaribi 20 se ni make kanyamvira kino gihone nacyo wimonesha gereka nkubwire imikino yanyu mwabagore mwe kandi ibintu n'ibitari byaza muri kano gace kacu muzabizana kandi muzabyakiza amaboko yombi njye ntabwo iyo mikino yanyu nyirimo none se uragiye ndagiye nyine uzi ko nta bwenge ugira mukajya mubuzana uzi ko nta bwenge ugira 20 mu minota 17 cyangwa 18 ako reka nkubaze ubusa ukorera ngaho ndagira ngo nkubaze 20 umugabo yarayabuze kuryo uza gukina imikino ariko ntanongera ngaho genda bayaguhukira hejuru uzi kuri iki amafaranga yose uko se rivumbu yasize mama sava umenaje unyere naje we nabitsinde nkugure amafaranga ndagabana n'aba badamu yego nayi uyami ngenda hari nta bwenge kigira Papa Sava